Byari ibirori byahuriyemo inshuti zabo nyinshi kuko bari kwishimira umwaka bamaranye mu rukundo. Abari aho bose bishimye bidasanzwe, yaba inshuti za Dave na Gahera wabonaga bashyikiranye cyane. Igihe ibirori bigeze hagati, Dave yasohotse agiye kuri telefone, hari uwari umuhamagaye amubwira ati sindi kumva impamvu bigeze aya masaha utarohereza ayo mafaranga yo kuvuza uyu mwana. Uwari kuri telefone akomeza abwira Dave ati ese ubu na n'ubu uracyashaka ko tujya mu nkiko, na n'ubu ukomeje kwihunza inshingano ufite kuri uyu mwana? Dave yagarutse mu kirori ubone yahindutse, abwira Gahera umukunzi we ko yumva atameze neza ngo basezerere abaje muri icyo kirori. Gahera byaramutunguye cyane kubona umukunzi wahindutse mu kanya gato. Ku munsi wakurikiyeho Gahera yahamagaye umukunzi we Dave aramubwira ati harya uribuka ko nubwo tumaranye umwaka utarajya kunyereka mu muryango wawe? Dave ahita amubwira arakaye ati ariko wowe urumva ibyo ari byo by'ingenzi kuruta gukomeza gupanga gahunda z'ubukwe? Gahera yumvishe ko Dave yarakaye ahitamo kumureka ngo aze kubanza gucururuka. Gahera yahise ajya kwisurira inshuti ye Fabrice dore ko bari badaherukanye kubera gahunda nyinshi Gahera yari arimo muri icyo cyumweru. Ageze kwa Fabrice yasanze yicaye ku muryango arimo guca inzara, nuko ahita ahaguruka aramuhobera. Bari bafitanye urukumbuzi rwinshi. Gahera abwiye Fabrice ngo nawe namucira inzara, nuko barangije Fabrice ajya ku muhanda ajya guhaha, nuko gwe na Gahera bafatanya kubiteka. Barimo kurya Gahera yitegereza Fabrice nuko akamubwira ati umeze nkaho utaruherutse kurya rwose kuko uburyo ugaragara ntibisanzwe. Fabrice ati ntago ubeshye rwose, mperuka kurya cyagiye uza kumbwira ko ugiye kumara iminsi udahari. Fabrice aramubwira ati ahubwo se ikirori cyanyu cyagenze neza we? Gahera yabwiye Fabrice ati byagenze neza ariko narakurakariye kubera ko nagutumiye ntuboneke. Mu by'ukuri Fabrice ntibyari bimworoheye kujya mu kirori cya Gahera na Dave, yumvaga atari bwiyakire kubona Gahera ari kumwe n'undi musore utari we. Gusa ibi byose ntabwo Gahera aba abizi kuko aba ari inshuti bisanzwe, akumva nta n'impamvu n'imwe kandi yashingiraho. Nibwo Gahera yatekereje Fabrice ukuntu umukunzi we atajya amwemerera ko bajya iwabo, kuko niyo abihingukije Dave ahita arakara akamubwira ko atari byo byihutirwa. Fabrice abwira Gahera ko yumva afite ubwoba ko David hari ikintu kidasanzwe yaba amuhisha, akaba ari nayo mpamvu ituma batajyana iwabo. Fabrice agira inama Gahera ko agomba kwitonda agashishoza. Bakiva ku meza bijuse, Gahera asaba Fabrice ko bajya ku byicungo kuko yumvaga hakumbuye, nuko Fabrice abyumva vuba baragenda. Wabonaga ko Gahera nubwo akunda na David ariko yisanzura ku nshuti ye Fabrice kuruta umukunzi we. Nta kintu na kimwe Gahera yahishaga Fabrice, kandi Fabrice nawe niko byari bimeze kuri Gahera. Bari ku byicungo telefone ya Gahera yahamagawe, nuko aritaba yumva ni David umuhamagaye, ahita atangira kumubwira nabi ngo aba yatinze kumwitaba, ikindi ngo kandi nta nshuro n'imwe yigeze amushaka ngo niwe uba wamwitayeho wenyine. Gahera yakomeje kwisobanura cyane avuga ko telefone yari mu mufuka igasona agahita ayifata akayitaba, ariko Dave we agakomeza kumurakarira. Yasaga naho amushinze ko atamwitaho. Ikindi Gahera yakomeje gusaba imbabazi amubwira ko bitazongera. Ibyo byose Fabrice yabyumvaga akumva arushijeho kwanga umukunzi wa Gahera, yabonaga akabya gutesha umutwe inshuti ye. Fabrice ari kumwe n'inshuti ze mu kazi barimo kumuserereza ngo Gahera agiye kuzakora ubukwe n'undi musore utari we, ngo kandi ari we bamenyanye mbere. Bamwe bamwita ikigwari, abandi bati uriya mukobwa w'imico myiza kuri yagiye kugucika koko. Fabrice yumvishe bamurembeje, yarabuze amagambo ababwira nuko ajya hanze. Niko gutekereza ati rwose ubanza ndi ikigwari pe, ukuntu nkunda Gahera ariko nkaba ntarabimuhishe kugera ubwo Dave yirirwa amutesha umutwe. Uwo munsi yari yiyemeje ko nagera mu rugo arahita ahamagara Gahera akabimubwira, nubwo yumvaga ko Gahera arabifata nk'ubusazi. Ku mugoroba Gahera yaje ku muhanda aho Fabrice anyura avuye mu kazi, nuko aramutangira ngo amwereke impeta Dave yari yamwambitse, ariko mu maso yagaragaraga nk'aho atishimye cyane. Fabrice byaramutunguye nuko ibyo yari yiyemeje kubwira Gahera byose arabiceceka.
Fabrice yageze mu rugo no kurya biramunanira, niko gufata umwanzuro wo kwiryamira. Gusa mu ijoro nta bitotsi yigeze agira. Yibuzaga ukuntu inshuti ye akunda cyane igiye gushyingirwa na Dave, umusore udashobotse. Yatangiye gutekereza ukuntu nta wundi mukobwa yigeze yiyumvamo guhera yamenyana na Gaella. Ati koko Dave antwaye umukobwa nakunze. Gusa nanone Fabrice yakomeje gutekereza ku mukunzi wa Gaella, ariko akumva afite ubwoba ko yaba adashobotse bikazatuma inshuti ye Gaella abaho ababaye. Nubwo yamukundaga, ariko ati nubwo ntagize amahirwe yo kugumana n'uwo nkunda, ariko byibura akwiriye kuba hatababaye. Fabrice iryo joro ryarinze ritandukana datoya gatotsi. Gusa yari yiyemeje ko agiye gukurikirana ibya Dave akamenya ngo ni muntu ki, ndetse akabikora bwishwa ku buryo Gaella atazigera amenya ibyo ari byo. Umunsi umwe Fabrice yahuye n'inshuti ye hafi ya Dave bakunda kugendana, nuko amubaza amakuru ku bijyanye na Dave, imibereho ndetse n'ab'iwabo ndetse n'akavukire. Nibwo iyo nshuti ya Dave yaganirije Fabrice byinshi cyane amuziho, dore ko byinshi yari abizi kubera ko bahoranaga kenshi mu kazi, ndetse n'igihe basohotse babaga bagiye kunywa kamwe babaga bari kumwe. Ati hari umukobwa ukundana na Dave, kandi akunda kumubwira ko uwo mukobwa ari uw'imico myiza. Ikindi ngo uwo mukobwa iwabo ni abakire bafite imitungo myinshi. Rero Dave yahisemo kumwegereza ngo abone uko arya kuri iyo mitungo y'ababyeyi be. Gusa Dave hari undi mugore wo mu cyaro ukunda kumuhamagara amubwira ibibazo by'umwana, ariko Dave we ntaba ashaka no kubivugaho cyane. Fabrice yakomeje kumva neza inkuru ya Dave, nubwo yumvaga harimo urujijo. Yiyemeza kubikurikirana vuba. Nibwo yasabye iyo nshuti ya Dave kuzareba iyo nimero ya telefone ikunda kumuhamagara imubwira ibibazo by'umwana akazayimuzanira. Bidatinze nimero yayimuhaye ku munsi wakurikiyeho. Nibwo Fabrice yayihamagaye, gusa asanga ntago iri ku murongo. Akazi karakomeje nk'ibisanzwe, nuko ku masaha y'umugoroba yongera guhamagara ya nimero, yitabwa n'umukecuru. Nuko umukecuru ati ubwo rero wagiye mu mujyi usiga ubeshya umukobwa wacu ko uzamugira umugore ngo nuza muzahita mukora ubukwe, none nkaba ndeba n'umwana mwabyaranye akuze utamwitaho, dore n'ubu baraye mu bitaro nta n'igikoma. Gusa ibyo wakoze byose Imana izabikubaze. Ubwo wa mukecuru yitiranyije Fabrice na Dave. Fabrice yakomeje kumva ibyo uwo mukecuru avuga, afite n'agahinda. Nuko abuze uko abigenza, aramubwira ati yewe njye ntabwo ndi Dave, uravugana n'uwitwa Fabrice. Fabrice akomeza agira ati umuntu ushatse kuvugana n'abari ku bitaro se yakoresha iyihe nimero? Umukecuru amubwira izindi nimero umukobwa we afite, nuko Fabrice akazihamagara kuko aba yifuza kumenya byinshi kuri Dave. Ikiganiro cyabaye kirekire hagati ya Fabrice n'uyu mukobwa warabyaranye na Dave, umukunzi wa Gaella. Ndetse Fabrice yumviraho n'andi makuru menshi ya Dave kandi atari meza. Aba yarariye amafaranga menshi y'abakobwa bo mu cyaro iwabo yitwaje ko azabana nabo. Nta gushidikanya Fabrice yamenye impamvu Dave atajya abwira Gaella ngo bajye iwabo, yanabihingutsa Dave agahita arakara. Ntaba yifuza ko amenya ibi byose. Harabura ukwezi kumwe ngo Dave na Gaella bakora ubukwe. Fabrice inshuti ya Gaella yakomeje kwibaza icyo yakora ngo amenyeshe inshuti ye ibyo umukunzi waba yarakoze. Niko kwigira inama yo kwandika urwandiko runini rukubiyemo amagambo ateye ikiniga, arusiga ku buriri bwe. Nuko ageze kure cyane, dore ko aba yatse uruhushya ku kazi, ahamagara Gaella ati tebuka uze undebe mu rugo ndumva ntameze neza. Yari abizi neza ko iyo atameze neza Gaella aza kumureba yihuse cyane. Ikindi Gaella yagiraga urufunguzo rufungura inzu ya Fabrice. Gaella yihuse gufata moto, nuko abageze mu rugo kwa Fabrice arakingura. Nuko akigera mu cyumba yatangajwe no gusanga inshuti ye idahari, ahubwo akahasanga urwandiko ruzinze neza rurambitse ku musego w'uburiri. Ako kanya Gaella yahise yicara asoma rwa rwandiko yitonze, akajya yongera agasubiramo, ari n'akamarira yisuka, kuko ukuri kose ku mukunzi we Dave kwari kugiye ahabona. Mu gihe yari amanjiriwe yabuze icyo akora, nibwo yibutse ko inshuti ye Fabrice itari aho, yumva umutima uramusimbutse. Niko gutekereza ati byaba byamurenze akiyahura. Ahita amuhamagara ati ubusa uri he Fabrice? Nibwo yamubwiye ahantu ari, aramubwira ati ndi hafi y'umugezi ahantu mu migano. Nuko Gaella amusangayo. Agikubitana amaso na Fabrice yahise azenga amarira mu maso, nuko aza amuhamagara ari nako amuhobera bidasanzwe. Fabrice ati komeza umpobere numvaga ngukumbuye. Gusa nanone Fabrice yatunguwe no kubona Gaella atambaye ya mpeta yambitswe n'umukunzi we Dave. Amubaza bwanga ati ese ya mpeta umukunzi wawe yakwambitse wayishyize hehe?
Gayera yamubwiye ko amaze iminsi atayambaye kubera yumvaga akemanga uwo mukunzi we bagiye kubana. Ati buriya ibyo wanyandikiye byose nta cyantunguye kirimo, ahubwo njyewe narabikekaga, gusa nyine wampaye ukuri kumpamiriza ko Dave ari umugome. Bahise bicara nuko bakomeza kuganira. Gayera ati ubu nanjye ibyo nigira byose birangiriye aha rwose, ngiye kwiga kubaho ntafite umukunzi. Yongera ati ubu se wowe ko nta mukunzi mukundana ubu ntiwifitiye amahoro? Fabrice ati ikibazo ntago ari uko ntakunda, ahubwo uwo nkunda ntago nzi neza niba nawe ankunda cyangwa se yakemera gukundana nanjye. Gayera ahita amuseka cyane ati none urumva wabwirwa n'iki ko umuntu agukunda utaramubwiye ngo nawe wumve uko yiyumva? Fabrice amubwira ati ubundi iteka ni ngombwa ko nkunda umuntu ngo bikansaba ko mbivuga, cyangwa urukundo umugaragariza ku munsi nirwo rugomba kumwereka icyo ndicyo? Gayera ati yego ushobora kubibona, ariko ni ingenzi kubivuga kugira ngo atandukanye urukundo n'ubushuti. Fabrice yumvisha amagambo Gayera akoresheje yikangamo, ariko niko yahise ahaguruka nuko apfukama imbere ya Gayera mu ijwi rituje ati ese ko ngukunda ubizi neza, wanyemera ukambera urukundo ibihe byose? Ese wakemera ukazambera mama w'abana bacu njye nawe Gayera? Gayera yarikanze cyane, ariko nawe bisa naho yakundaga iyi nshuti ye Fabrice mu ibanga. Ntiyitaye ku byo Dave yakoze, kandi ntiyitaye ku kuntu yajyanye Dave mu muryango nk'umukunzi we bazabana ibihe byose, ahubwo yemereye Fabrice atanazuyaje, ahita amwambika impeta bongera guhoberana. Mu gihe bahoberana, Gayera yongera kwibuka bakiri abana ukuntu we na Fabrice iyo babaga bavuye kwiga baherekezanyaga, nuko yamugeza hafi y'iwabo ubundi akamuhobera cyane. Urukundo rweruye rw'aba bombi Fabrice na Gayera rwashimishije inshuti zabo cyane. Ntibyanatinze uko igihe gishira banapanze ubukwe ndetse bunagenda neza cyane. Gusa ibyabaye kuri Dave byo ni ibibazo gusa. Yarafunzwe azira ko atitaye ku mwana we yabyaranye n'umukobwa mu cyaro bimukurizamo urupfu, ndetse n'ibirego byinshi by'abakobwa yaririye amafaranga kubera ko yababeshyaga ko azabagira abagore. Ibyo bya Dave byarangiriye muri gereza. Urukundo rwa Fabrice na Gayera rwari intangarugero ku zindi ngo zose, kuko babanye bakundana ikindi baziranye cyane. Kuba hafi y'uwo ukunda bisobanuye kumurinda ikibi cyose cyaba kiguturutseho cyangwa giturutse iruhande aho ureba. Irinde kumusezerana ibya mirenge kuko isura isambira byinshi igasoza bikeya. Ni naho dusoreje inkuru yacu, nizere ko ukuye amasomo menshi. Wibuke gukanda subscribe kuri iyi YouTube channel yacu, ikindi wibuke gukora share, like no muri comment utubwire uko ubyumva. Murakoze.